yaravuze ngo uko urushaho kumenya niko urushaho gukora amakosa makeya. Uko wiyungura ubumenyi kurushaho, uko witoza kurushaho, niko amakosa agabanuka. Ugeze avuga ngo ibyago bikomeye mu buzima ntabwo ari urupfu, ahubwo ibyago bikomeye cyane mu buzima ni ubuzima butagira intego. Yavuze ijambo rikomeye ngo gutsinda si ugufata ibyo wakoze ngo ubigeranye n'ibyo abandi bakoze. Ntabwo ari cyo cyitwa intsinzi, ahubwo gutsinda ni ukugereranya ibyo wakoze uyu munsi n'ibyo wakoze ejo hashize. Gutsinda si ugufata ibyo wakoze ngo ubigeranye n'ibyo abandi bakoze, ahubwo gutsinda ni ukugereranya ibyo wakoze uyu munsi n'ibyo wakoze ejo hashize. Bijyanye n'ubundi akababwira ngo nta muntu n'umwe uhanganye nawe uretse uriya ubona iyo wirebye mu ndorerwamo. Gerageza wowe uyu munsi abe mwiza kurusha wowe ejo hashize. Ntugacire urubanza intsinzi yawe uyigereranyije n'iy'abandi. Cira urubanza ibyo ugeraho ubigereranyije n'uko wahoze umeze. Hari igihe utera imbere ntunabimenye kubwo guhora urangamiye intsinzi z'abandi. Yavuze ijambo rikomeye ngo ntuzigere ukora amakosa yo kubwira Imana ko ntacyo ufite cyo gutanga. Nta muntu ukennye cyane ku buryo atatanga, nta n'umuntu ukize cyane ku buryo atahabwa. Ntugakore ikosa ryo kubwira Imana ko ntacyo ufite cyo gutanga. Aranavuga ngo iyo dusangije abandi umubabaro wacu wikuba kabiri. Iyo dusangije abandi ibyishimo byacu byikuba kabiri. Yaranavuze ngo ntuzigere ufata icyemezo gihoraho mu bibazo by'igihe gito. Ntuzigere na rimwe ufata icyemezo gihoraho mu bibazo by'igihe gito. Aranavuga ngo ubuvumbuzi bukomeye mu buzima ni ukwivumbura. Minilo yaravuze ngo ubuvumbuzi bukomeye mu buzima ni ukwivumbura. Kugeza igihe uzivumburira, uzimenya, uzisobanukirwa, uzahora urundi muntu utari wowe. Ubuvumbuzi bukomeye rero ni ukwivumbura wowe ubwawe. Yaranavuze ngo icyifuzo cya mbere cy'ibanze cy'umugabo ni imibonano mpuzabitsina, mu gihe icyifuzo cya mbere cy'ibanze cy'umugore ni urukundo. Ubwo ni mu bashakanye. Icyifuzo cya mbere cy'umugabo mu rugo ngo ni uguhuza urugwiro. Niko Minlo yabitekerezaga. Icyifuzo cya mbere cy'umugore ni urukundo, kwitabwaho. Aranavuga ngo muri rusange abantu bagabanyije mu byiciro bitatu. Hari bake barema ibintu, babandi batuma ibintu bibaho. Hari abandi benshi bahora batangazwa n'ibyaremwe. Hakaba n'abandi benshi batazi iyo biva n'iyo bijya. Ibi byiciro by'abantu uzabibwirwa n'amagambo bivuga. Aba bake cyane barema ibintu uzababwirwa n'ibyo baganira. Iyo baganira baba baganira ibyubaka gusa. Mu gihe aba benshi bahora batangazwa n'ibyabaye, iyo baganira baba baganira ibirori, baba baganira nyine ibyabaye, baba baganira ibyo bariya barema bakoze. Aba benshi rero baba ari abafana. Mu gihe bariya batuma ibintu bibaho ni abakinnyi, aba benshi bahora batangazwa n'ibyabaye ni abafana. Iyo baganira baba baganira abandi. Akaba rero n'abandi benshi cyane batazi iyo biva n'iyo bijya. Miniro yaravuze ngo Imana ntiyaremye umugore imukuye mu mutwe w'umugabo ngo amutegeke. Ntiyanamuremye imukuye mu birenge bye ngo umugore abe umucakara w'umugabo. Ahubwo Imana yaremye umugore imukuye mu rubavu rw'umugabo kugira ngo umugore abe hafi y'umutima w'umugabo we. Aranavuga ngo igihe cyiza cyo gukundana ni cya gihe wumva udakeneye umuntu uwo ari we wese ngo aze kukuzuza. Cya gihe uzumva wihagije burya. Ngo nicyo gihe cyiza cyo gukundana. Igihe kibi cyo kujya mu rukundo ni cya gihe wiyumvamo ko ukeneye umuntu ukuzuza. Abenshi mu binjira mu rukundo rero bajya mu rukundo cya gihe akeneye umuntu wo kumwuzuza. Ariko Minilo arakubwira ngo igihe cyiza cyo kujya mu rukundo ni cya gihe wumva udakeneye umuntu uwo ari we wese ngo aze kukuzuza.
icyo gihe ngo nicyo gihe cyiza cyo kujya mu rukundo. Yaranavuze ngo agaciro k'ubuzima ntabwo kari mu gihe uzamara ku isi, ahubwo kari mu buzima wabayeho muri icyo gihe wamaze ku isi. Bya bindi ngunda kubabwira ngo ntabwo ari ikibazo cy'imyaka uzamara ku isi, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima wabayeho ku isi. Umuntu ashobora kubaho imyaka 100 ariko 90 arayimaze mu miruho, nta cyanga cy'ubuzima yigeze yumva. Undi akabaho imyaka 50 ariko hafi ya yose yarayibayeho byuzuye. Iherezo ry'ubuzima rero gifite umumaro ntabwo ari imyaka wamaze, ahubwo ni ubuzima wabayeho. Umuntu wabayeho neza so wabayeho imyaka myinshi, ahubwo nuwumvise icyanga cy'ubuzima kurusha abandi. Wihugira mu kubara iminsi ahubwo ryoshya buri munsi, wihugira mu kubara imyaka ahubwo ryoshya buri mwaka, wihugira mu gukerereza imyaka ahubwo ryoshya ubuzima. Yavuze ijambo rikomeye ngo gushyingirwa ni ishuri ryo kwiga. Ni nawe washimangiye ko ariyo mpamvu abashyingiranywe bahabwa seritifika mbere yo kubana. Seritifika yo gushyingiranwa ni uko urugo ari ishuri rirangira upfuye. Ubundi mu yandi masomo seritifika bayitanga nyuma, ariko ishuri ry'ubuzima, ishuri ry'urushako, seritifika bayibaha mbere. Mwinjiye mu ishuri ritanga ibizamini, amasomo akaza nyuma. Yaravuze ngo intego yo gukizwa si ukujya mu ijuru byonyine, ahubwo intego yo gukizwa ni ukuzuza inshingano zawe ku isi. Twabonye impamvu yo kubaho. Uriho kugira ngo wige gukunda, ugakunda kugira ngo wige kubaho. Iyo niyo nshingano yawe kuri iyi si. Intego yo gukizwa rero ntabwo ari ukujya mu ijuru byonyine, ahubwo intego yo gukizwa ni ukwiga gukunda, ugakunda kugira ngo wige kubaho. Minilo niwe wavuze ko ahantu hakize cyane ku isi atari mu birombe bya zahabu, ntabwo ari mu mariba ya peteroli, ahubwo ahantu hakize cyane ku isi ni mu marimbi. Kubera ko imishinga myinshi itarigeze ibyazwa umusaruro, ibihangano byinshi bitigeze bishushanywa byibereye mu marimbi. Indirimbo nyinshi zitaririmbwa mu marimbi. Kampani nyinshi tutamenye zitigeze zitangira zibereye hariya. Ubutunzi bukomeye rero butigeze bukoreshwa bwibereye mu marimbi. Abantu benshi barinda bapfana imishinga kubera guhora bategereje igihe nyacyo, kandi nta gihe nyacyo uzabona kiruta none. Minlo yavuze amagambo menshi ariko ay'ingenzi reka nyasoreze kuri aya. Yaravuze ngo ibibazo n'ibikoresho by'Imana bikujyana mu mugambi wayo ukugufasha gukoresha ubushobozi bwawe. Aranavuga ngo umugabo ayobora akoresheje ubwenge bwe, mu gihe umugore ayobora akoresheje umutima we. Igeze no kuvuga ngo Bibiliya ntivuga ko uburezi wahawe ari bwo buzagutunga ku isi, ariko Bibiliya ivuga ko impano zawe zo zabikora. Ibi rero bigaragaza ko buri gihe uburezi atari bwo rufunguzo rwo gutsinda, ariko impano yawe ishobora kuba urufunguzo rwo gutsinda. Yaranavuze ngo ntabwo uribohora kugeza igihe ibihe byahise bitagifite ingaruka kuri ejo hazaza hawe. Yaravuze ngo ntuzigera uhindura ikintu icyo ari cyo cyose witeguye kwihanganira. Ntabwo wabasha guhindura ibyo ushobora kwihanganira. Ikintu cyose utararambirwa ntabwo wabasha kugihindura. N'ubukene, iyo ukibasha kubwihanganira ntabwo ushobora kubuhindura. Aranavuga ngo ntushobora guhindura wowe inyuma mu gihe utarahindura wowe imbere. Yaranavuze ngo uko abantu bakwishimira ibyo ubaha kose, ntuzigere utekereza ko we ubafitiye akamaro kurenza ibyo ubaha. Abagukomera amashyi bose siko bakwishimiye, bishimiye ibyo ubaha. Abagusekera bose ntabwo ari bo babikorera, babikorera ibyo bagukuraho. Aranavuga ngo Martin Luther yararakaye, Mandela yararakaye, Mahatma Gandhi yararakaye, Mama Teresa yararakaye. Nawe niba utarakaye ntabwo umurimo wawe wo guhindura isi ufatika. Mu magambo yose uyu mugabo yavuze reka nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo buri wese ni umuti w'ikibazo kiri ku isi. Waje ku isi kugira ngo usubize ikibazo kiri ku isi. Rero ni amagambo meza cyane